Eh, twongeye kubasuhuza nanone uyu munsi turaganira cyane ku bimaze iminsi biba buriya nubwo abantu benshi bareba iby'amaso areba ariko ntabwo bareba inyuma ibitarebeka. Rero kuri iyi channel yacu tuba twaje kubacukumburira ibyo mutaba mwabashije kubona biba biri kubera mu maso yanyu, biba biri kubera mu maso yanyu cyane cyane mu rwego rw'ubuganga. Mu minsi yashize Karyango yari i Kigali, aje navuga ko gusura kureba ibyagezweho ndetse azanye n'imfashanyo ya miliyoni 50 z'amadolari kugira ngo ikoreshwe mu buganga bwihuse bukoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko wicaye ugasesengura ukareba urugendo rwa Karyango mu myaka yashize icyo rwagezeho, navuga ngo nibura 99.7% by'amakanseri dufite niwe wayazanye, kuko icyo bahereyeho babanje guca inka mu gihugu, inka z'umwimerere zitabaho ku miti, zitabaho mu guterwa intanga. Bazana intanga batera antibiotics. Iyo niyo systeme yo kwinjiza uburwayi mu buryo bworoshye mu byo banywa kandi bemera. Icyo gihe ndetse inka zicibwa mu Rwanda, kuko njye nabyise gucibwa kw'inka mu Rwanda, abantu benshi batangiye kujya banywa antibiotique ntizikore, abana bakarwara ibiheri. Abaganga bamaze kubimenya batangira kubwira ababyeyi ngo abana bareka amata. Mu bareba izi video b'ababyeyi hari abo bazajya babona barahuye n'izo mpamvu ariko ntibamenye impamvu. Ni ukubera ko amata inka zabaga zatewe antibiotique. Antibiotique rero noneho iyo umuntu yarwaye yariye inkoko yatewe antibiotique, yariye inka n'inyama cyangwa amata yatewe antibiotique. Antibiotique ntabwo baziguha ngo zikuvure, kuko imiti yayo y'izo antibiotique iba ari myinshi mu mubiri. Iyo niyo step navuga ko ya mbere Karyango yatuzaniye. Step ya kabiri ni ukurandura imbuto z'umwimerere uriya muryango we nyine yashinze ufitemo uruhare runini cyane mu rwego rwa 87.7%. Kurandura imbuto z'imyumbati za gakondo za Gacyare, kurandura ibijumba by'umwimerere bimwe by'umuhondo bimwe by'umweru imbere. Abajya mu isoko musige mubona ibijumba binini by'umuhondo imbere, iriya ntabwo ari imbuto y'umwimerere, iriya ni imbuto y'inkorano murya mutabizi. Ibindi Karyango yafashije ni ukurandura ibitoki by'umwimerere, imineke y'umwimerere, bavuga ko itagendanye n'ubutaka bwaho. Ni ukuvuga ngo imineke, ibitoki, ibijumba, imyumbati bimaze imyaka tutazi ishobora kuba igeze no kuri miliyoni 50 cyangwa ziri hejuru, kuko isi imaze igihe kinini cyane. Umuntu akaza rimwe kubera ko ngo afite amafaranga, agahita arandura icyo kintu burundu, noneho n'abagikoreye bati ndiyo bwana. Ibyo yakoze niyo mpamvu abantu ntabwo bagomba kwicara ngo bibaze aho kanseri ziva, kubera ko kanseri muzirya mu byo mugura mu isoko. Muzirya mu byo mugura mu isoko.
kera aborozi nibo bari n'abaganga b'inka zabo, bazi uko bazivura, bazi imiti yazo, ndetse abashumba b'inka nabo babaga bazi uko bavura inka, bazi imiti yazo. Ubwo rero abo baganga gakondo n'aborozi gakondo ntago bakibaho. Ubu ni ugukoresha ibinini, ni ugukoresha imiti, noneho mukazayinywa muri ya mata, mukazarya muri ya nyama, mukazarya ya miti muri bya byuzi bya ya mafi. Ni ukuvuga ngo nimba uriye amafi yakuriye kuri antibiyotike, urumva uriye antibiyotike. Nurwara indwara ikenera antibiyotike ntabwo uzakira. Urumva rero ibyo byose Karyango aba yarabikoze mu mibare ikomeye cyane. Bariya ni nabo twita abadakasi, ni abadakasi, cyangwa se mu rundi rurimi tubita lizard man or lizard men. Ni ukuvuga ngo ni abantu ariko lizard ubwo nasobanura. Lizard ubundi ni bifate nk'umuserebanya cyangwa se Marie Jose ariko nini, bara niko tubita, kubera ko abantu benshi bariya b'abasataxi ni amateka maremare, ariko ni abantu bateye ubwoba. Gahunda yabo ni ukurangizaho abantu bari marked cyangwa se abantu bashyizweho ikimenyetso. Njye rero nibaza ko u Rwanda mu karere ari cyo gihugu cya mbere cyashyizweho ikimenyetso ko abanyarwanda bagomba kurangizwaho, noneho abanyamahanga bagatwara igihugu, ariko abanyarwanda aribo bubatse icyo nakwita fondation, aribo bubatse icyo abo banyamahanga bazuririraho bategeka. Niyo mpamvu rero Karyango yaje azanye ibihumbi 50 by'amadolari, mwubake iryo koranabuhanga, kugira ngo buriya nta kindi yarizaniye, ni ukugira ngo abashe kumenya imibare y'abapfa kwa muganga. Kuko ikoranabuhanga ritanga raporo direct iwabo, baragira ngo kandi noneho bazi ko twebwe inyicamubiri karahabutaka mwaziteye abantu 90%. Ubwo rero baragira ngo bamenye systeme y'uburyo abantu bari gupfamo, noneho nimba batari gupfa cyane bongere ubukana. Kuko muri iyi minsi abitwa bene Gakara ku mugabane wose bahagurukiwe. Mwabonye ko batangiye kubaha imiti bavuga ko irinda agakoko, bari kwitanga, abantu benshi bamaze kuyitera. Uganda bari kwitanga byihuse, Zambia bari kwitanga byihuse. Ariko ubushize nakoze ikiganiro kivuga ingaruka ziriya miti. Iriya ni imiti ishobora kwica umuntu mu gihe umuntu anywa ikinini akamara imyaka 30. Iriya miti ishobora kwica impyiko mu gihe cy'amezi 5, ikica umwijima mu gihe cy'imyaka 2. Ntabwo ari imiti yo kwihutira. Inarababwiye abantu bazitonde, bishobotse wakwifata ukagenda ukontorora inzira zawe. Ntabwo rero baba barateye inyicamubiri karahabutaka mu bihugu by'i Burayi iwabo, Amerika na Oceania, Aziya n'ahandi, abantu bakaba bari gupfa ku gipimo cyo hejuru. Muri biriya bihugu abantu bari gupfa cyane. Australia bashize, Amerika barapfa cyane, Canada bashize, Ubwongereza bashize. Ngo noneho ngo bene Gakara bo ngo ntibazapfe, bagomba kubashakira iyindi system. Ni muri urwo rwego bazanye n'urukingo rwitwa ko rukingira Ebola. Buriya narwo nuruzakora akazi ko kugira ngo imibare ku isi hose igabanuke mu gipimo kimwe. Ariko ntibagufata wowe waramutse wamenye uburyo uzajya uba muri matrix. Iyi matrix ni cyangwa se
iyi systeme na ubu ngubu uyoboye isi ugomba kwiga kuyibamo. Kwiga kuyibamo ni ukwirinda umuti uwo ari we wese. Numvishe Karyango avuga ko yafashije abana, ariko njye ndakubwiza ukuri, ibihugu atagezemo niho abana bafite ubuzima bwiza. Ibihugu yagezemo abana bararwaragurika. Ubu ufashe igihugu cyose nk'igihugu cy'u Rwanda ukajya uganiriza buri mubyeyi, wasanga amafaranga bagakwiye gukoresha ibindi yose kurya neza yibera kwa muganga. Umubyeyi yibera kwa muganga, urumva abajya mu bitaro bisanzwe n'ubundi imiti yabo ntabwo iri bubashe kubavura neza, ariko abajya mu bitaro bitari ibya leta byanze bikunze batanga amafaranga menshi ku bana. Bivuye kuki? Bivuye kuri biriya avuga ko byagabanya impfu z'abana, ariko abana babinjizamo indwara bakivuka. Twumvikane ko iriya miti nicyo bita antigen based. Antigen based ni ukuvuga ngo bafata icyo bita ikirungo cyo muri iriya virusi. Nimba bavuga ngo barabakingira diphtheria, bagafata ikirungo cya diphtheria. Nimba bavuga ngo barabakingira pertussis, bagafata ikirungo cya pertussis. Nimba bavuga ngo barabakingira pneumonia, bagafata ikirungo cya pneumonia. Uvuga ngo ni amavirusi n'amabakteri bafata bakinjiza mu mubiri, ariko mu gipimo cyo hasi. Uko rero umwana agenda akura niko virusi akorana nazo. Ibyo bigamije iki rero? Bigamije ko muri rwa ruziga rw'imiti mvaruganda iva mu bihugu byabo, umwana azahora ayikoresha ubuzima bwe bwose. Niyo mpamvu usanga abana barwara cyane. Twebwe wajyaga kurwara nka nyuma y'imyaka 15 kandi nabwo ukarwara malaria gusa. Abana bararwara imyijima, abana bararwara impyiko, abana bararwara inyama zo mu nda, abana bararwara pancreatitis, pancreas, bararwara amakanseri. Ariko kubera ko muri matrix tugomba kuvuga ko ibintu byose bigenda neza, kugira ngo dushimishe ubwami bwabo ngabo, kugira ngo bakomeze baduha amafaranga. Muri make rero navuga ngo urwishe yanka ruracyarimo, abana bacu barugarijwe. Ku rundi ruhande ababyeyi bagomba kwiga, bakicara bagakora ubushakashatsi. Icyiza nuko abantu barigishijwe, abantu bose bariga, abantu bose bize n'icyongereza. Noneho burya gukora ubushakashatsi mu rurimi rw'igifaransa biragoye, ariko kuba abantu bose icyo binakwita milenzi, urubyiruko milenzi, Gen Z barize icyongereza ni byiza. Bagomba gukora ubushakashatsi ku miti iterwa mu bana. Ababyeyi bagomba gukora ubushakashatsi, abo ba Gen Z bari gushaka muri iyi minsi, ku miti iterwa abana bayo. Ukamenya nk'iriya miti itatu Karyango yavuze, ese ikora ite? Ese abanyakanada bayibona bate? Ese abanyamerika ubu bayibona bate? Ese ab'Abongereza bayibona bate? Ese abo muri Polonye bayibona bate? Ndagira ngo umenyeshe ko ubu inkingo z'abana ni ikintu ababyeyi batari gutera abana muri kino gihe mu bihugu by'i Burayi. Ni ikintu gisigaye muri Afurika gusa. Ziriya pneumococcal vaccines cyangwa se izo bita PCV, PCV ni zimwe batera abana mu nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 10, nyuma y'amezi 18. Ubwo ni inshuro 3.
ntabwo zikigezweho mu bihugu by'i Burayi. Iza hepatite ntizikigezweho muri Amerika, ntawe ukizitera umwana, ndetse mujye mukurikira n'ibiri mu nteko yo muri Amerika ku byerekeranye n'ubuganga, kubera ko mukurikira uwo bita Kennedy wo bita Junior, ni umwana uwo wari perezida wa Amerika bakamurasa kera witwaga Kennedy. Mujye mumukurikira, ubushakashatsi byose buri gukorwa ku nkingo mubikurikire, hanyuma mugaruke, kubera ko mwamenye amakuru, mwange ko bazitera abana banyu. Wavuga ati se wowe uzanye ikihe gisubizo? Igisubizo ndaza kukibaha nyuma. Hari izo bita ubwo hari izo za PCV, hari noneho izo batera abantu, izo bita DTP. Ubwo harimo diphtheria, tetanus, noneho hakabamo na diphtheria, tetanus na pertussis. Okay, ariko ni urukingo rumwe bafatanya, abana bakarubatera mu mezi 6, 10 n'amezi 15. Izo nizo bita panta vaccines. Noneho hakaba ubwoko bwa gatatu nabwo bw'urukingo, ariko bwo batanga nk'amazi acishwa mu kanwa, mbese barutanga nk'agatonyanga, bakarutanga nk'agatonyanga, noneho rukarinda indwara zo mu nda, inyama zo mu nda. Ubwo ni ubwoko bungahe tuvuzeho? Ni ubwoko butatu. Pentavalent vaccines, ariyo irimo DTP, hakaba pneumococcal vaccine, ari irimo ibihumekero bya bindi bita whooping cough, ariyo irimo influenza na hepatite B. Izo ziri muri pneumococcal vaccines mu rwego rw'inkingo. Noneho hakaba na rotavirus vaccine. Okay, ubwo ni ubwoko bungahe? Ni ubwoko butatu. Rotavirus vaccine rero ikaba ariyo batera abana mu rwego rwo kubafasha, bita ko babafasha mu nyama zo mu nda. Umubyeyi rero wakora iki kurinda abana bawe? Wabigenza ute? Reka ndabaha urugero rumwe. Negeze gufata umubyeyi yambwiye ngo se yabigenza gute, mfata ibumba ry'icyatsi rimwe ry'abagorozi. Ririya bumba abantu bararisuzugura, ariko rifite akamaro, rifite imyunyungugu yose. Noneho ndiha umubyeyi ufite amezi 5 w'umunyamahanga. Abanyarwanda baragoranye cyane. Umunyamahanga ndamubwira rinywe ikiyiko kimwe buri munsi, ujye ufata ikiyiko ugishyire mu mazi nijoro unywe ubyutse, hanyuma urinywe ikiro ukinywe ukimare, unywe ikiyiko buri munsi. Hanyuma umwana navuka ntuzagire urushinge na rumwe umutere. Umubyeyi yarabikoze, duhura nyuma y'umwaka, arambwira ati umwana wanjye arakomeye kurusha abandi bana nabyaye bose, ndetse n'umupira baramubwira ngo atere gahoro.
ya myunyungugu yaragiye ijya mu magufa, none aravuka, ntibagira ibindi bimwangiza, muri urwo rwego rw'izo nyicamburi harakamutaka batera abana bakize gute, bakivuka, ntibagira ikindi kimwangiza. Uwo mubyeyi arakomeye kubera ko yanyweye uwo muti, n'umwana arakomeye. Ubwo havuwe abantu babiri. Noneho twongere twibukiranye ko kera ababyeyi n'ubundi banywaga ibumba ririmo imiti y'ibyatsi. N'ubu ngubu za Nyabugogo urarihasanga, hari ababyeyi b'abaturage usanga batwite baje gushaka rya bumba. Urwo ni rwo rukingo rw'umwimerere rwa Kinyarwanda. Urwo ni rwo rukingo rw'umwimerere rwa Kinyarwanda. Ureke ibi bindi bavuga ngo ni inkingo. Ni rwo rukingo rw'umwimerere rwa Kinyarwanda. So noneho rero, kuki abantu batakibikoresha kandi ari byo bifite akamaro, kandi ari byo bikora? Ni ukubera imyumvire y'abakoloni yo kuza bangiza ibyacu, kuza bangiza gakondo yacu, bavuga ko nta kamaro ifite, ntibikora, ntibipimye. None se nimba bidapimye, umunyarwanda yabayeho imyaka irenga miliyoni tutazi, avurwa n'imiti y'umwimerere, avurwa n'abanyarwanda bagenzi be, abanyamahanga bataragera mu gihugu cyacu. Abanyamahanga nta myaka navuga ko irenze 75 dukoresha imiti yabo, ndetse abenshi imiti yabo bayiyobotse muri iyi minsi. Ntabwo abantu bivuzaga iriya miti y'abanyamahanga, kandi abantu bakabaho, abantu bakaramba. Icyo nabwira rero ababyeyi, muyoboke gakondo, mugarukire gakondo. Abantu bareke guhinyura gakondo. Nimba utwite ubu, fata iryo bumba nakubwiye ry'icyatsi, wenda iryo ry'abaturage uryihorere, kubera ko wenda wavuga uti sinzi ibyatsi bashyizemo, sinzi doze yabyo. Fata ibumba ry'icyatsi ku mezi yawe 3, 4, 5, niyo mbese inda yawe igeze mu mezi 9, niyo yawe igeze mu 10, niyo yawe igeze inda ntigera mu mezi 10, inda niyo yawe igeze mu mezi 7, 8, warinywa, ubundi ukirinda biriya bintu byo kujombagura abana bawe, ubundi wicare utuze, ntacyo umwana wawe azaba. Kandi ibyo ndi kubigisha hano, abantu benshi b'abaturage batize, batakandagiye mu ishuri, barabimenye. Kuko umuturage we ntabwo bimusaba kugira ngo ajye gusoma ibitabo, bimusaba kubona umwana bavuye gukingira, umuriro ukamukubita ukamwica, agahita amenya ngo inkingo ni mbi. Nuko abaturage babimenya bakagenda bazireka gahoro gahoro. Abaturage benshi basigaye bakwepa inkingo, mu gihe abandi bize bo bamwe bitwita ngo abanyamujyi badashobora kugira ubwo bwenge. Ntibashobora kugira systeme yo kwitegereza. Ariko mujye mujya ku marimbi za Rusororo, murebe abana bato bari gupfa uko bangana. Noneho nibavuga ngo imibare ngo y'abapfuye yaragabanutse, mubahinyuza. Ariko kubera iki? Kubera ko mwarebye ku irimbi rya Rusororo, abana bato bari gupfa uko bangana ni benshi, abana bavuka ni benshi, ariko bari gupfa cyane. Kera ntibyabagaho. Kera mwashoboraga gukura mwese ukajya kumva umwana arapfuye, nka nyuma y'imyaka 10 mwarakuranye, mukumva ni ibintu bidashoboka, mukumva ni igitangaza. Umwana umwe hanyuma y'imyaka 10. None ubu abana bari gupfa bangana iki? Rero murumva ko systeme bazanye ni systeme yo kutubara
n'uburyo dushira abantu rero muri matrix. Nta muntu uzakurwanira kuko matrix ntabwo izapfa yemeye ko biriya bintu ari bibi, ntizapfa yemeye ko inkingo ari mbi. Matrix ntizabyemera kubera ko matrix yose ku isi yose ikora muri systeme imwe, mu ngengabwonko imwe. Kuko barakubwira bati nimba umuryango ushinzwe ubuzima ku isi wabyemeye, wowe urinde. Ikindi mwibuke ngo matrix niyo icuruza imiti ku isi hose. Uramutse udateye aba bana ngo bateremo indwara, imiti yabo yahomba. Ibihugu bimwe ntibyajya bigura iyo miti kubera ko bitateje abana. Ni igihombo rero gikomeye kuri bo. N'ibihugu duturanye bya Uganda, za Sudani, aho bakivuza abana n'imiti yabo gakondo, matrix ntabwo igihungukira cyane. Matrix ikunda abantu bakurikiza ibyo ibabwiye ku murongo. Niyo mpamvu matrix ikunda u Rwanda. Ikunda u Rwanda, ariko iyo namwe babonye ko mutangiye kwiteza imbere, mwagize inganda rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu z'amazahabu, matrix igomba kubarwanya kuko ntabwo mugomba gukira. Nuko matrix ikora. Nubwo namwe muri matrix, ntabwo mwebwe mugomba gukira, ntabwo mugomba kugira icyo mwigezaho. Niyo mpamvu inganda zanyu za zahabu bazifungira, atari ukubera amakosa, atari ukubera amakosa, bakazifungira buri kimwe, atari ukubera amakosa. Ntabwo ari ukubera amakosa. None se mukora amakosa kurusha abavuye iwabo bakajya gutera muri Iran? Mukora amakosa kurusha abavuye iwabo bakajya muri Venezuela bakajya kuzana umuyobozi w'ikindi gihugu? Ntabwo mukora amakosa kubarusha. Ariko ka kaganda kamwe ka zahabu mwifungiye, matrix nishaka mukagira. Nishaka mukagira. Nimugira inganda 10, nimugira 100, muzabasha kwigenga ku ingingo y'umutungo, ku ingingo y'imari y'umutungo, ntimuzaba mukibakeneye. Matrix ishaka ko muhora mubakeneye kugira ngo ihore iyangiza ubuzima bwanyu, ibategeka imiti mukoresha. Muramutse mubyutse mukavuga muti imiti inkingo turazigabanuye, matrix noneho na za nkunga zose yazigabanya. N'ibyo madolari miliyoni 50 bazanye bagaruka kuzitwara. Nubundi nizo kubara abantu uburyo bapamo, bakavuga bati ya DNA dushaka kurangiza ku isi turabona bakiri benshi, reka dusubireyo dukomeze tubice. Nuko matrix ikora. Mwagombye kuba mwarabyize kuva kera. Ibyo ni ibintu abanyarwanda, abantu bose bavuga ikirimi cy'Ikinyarwanda bahagombye kuba bareba bagashishoza, bakicara bagatekereza. Kuki umurundi arasana n'umunyarwanda? Kuki umuzarendo arasana n'umunyarwanda kandi bose bavuga Ikinyarwanda? Bari abantu n'abanyarwanda, bari abantu b'abanyamasisi, bari abavuga Ikinyarwanda, bari abavuga ikintu kimeze nk'igifumbira. Intambara ziri kuba, abanyamurenge n'abavuga Ikinyarwanda bo muri kiriya gihugu cyabo Kongo, abarundi n'abanyarwanda. Kandi abo bantu bose ni abavandimwe. Kubera iki? Matrix irabizi ko hari mwe benshi mu karere, kandi ubwinshi bivuze power. Niyo mpamvu bagomba kubarwanisha. Kuko miliyoni zirenze ubu zishobora kuba zigeze kuri 76 z'abavuga Ikinyarwanda mu karere. Ubwo twashyizemo abaha, twashyizemo abahororo, twashyizemo abafumbira, twashyizemo abuzamasisi. Iyo bateranyije n'abandi bari ku isi hose miliyoni n'abarundi, ko kirundi abarundi Ikinyarwanda nta kirundi nta Kinyarwanda, mwese mugeze kuri miliyoni zigerenga 73.
nimwe muvuga ururimi muhuriyeho muri Afurika mugakurikirwa n'Abanigeria, nimwe benshi muhuriye ku rurimi, niyo mpamvu bagomba kubarwanisha. Muramutse mubaye umwe mwaba ingufu zikomeye, mwaba super power, ntabwo babasha kubakontorora, ntabwo babashobora, mwababuza ibyo bagomba kugeraho mu karere. Niyo mpamvu rero bamanuka, Matrix ikamanuka igafatira ibihano i Burundi, uwo mu Rwanda agakoma amashyi. Matrix ikamanuka igafatira ibihano Abanyarwanda, uwo mu Burundi agakoma amashyi, n'abandi. Ariko ntibarebe ifoto nini y'igitekerezo nyamukuru cyo Matrix cyo ishaka kugeraho. Murakoze, mwari kumwe na Master Kata, naho ubutaha.